umwibagirwe mu mutwe nasuko bebe ibyo bintu wabinkora koko what ibyo bintu wabinkora uteze kandi ariko umaze baby halo ko nyaza kima kirangupye pe numeze mutanga aho bazanye bifite kandi ndi gisambo mwana ibyo se biture ntago ngo cyangwa naco ni gisambo ibyo se bitureba mwana twigendera ayabicyambere nuko tubonye morali abatwiza umunsi wakiriwe kwa kare ariko se mwana niba nkana umuntu ariko koko base mwamaye imyenda yanjye araruzwa umuntu ari mu maho mwana ariko kasakarenga niko komane izi n'ijoro natwe abana dukunda zirimo comedy. Ese guys, wajyaga wibaza ngo ni hano nahahira, ni hano wagura buri kintu ku mafaranga makeya? Amafaranga yose burya arakora. Ngewe ntago nzi ko amafaranga yose akora, ariko amafaranga yose kwa Sudera arakora. Mugane Sudera akora mu Rwatano, mu mudugudu wa Rwatano, mu isate ya Rwatano, aho bita kwa veterinary ku muryango wa kabiri reba ruguru. Niho hantu hari ibicuruzwa cyangwa buri kintu cyose ku mafaranga makeya kandi ntago abahenda. Si ibyo gusa kandi Suderi ateye ubwo. Suderi niwe muntu wa mbere nzi neza wizeyeho ibintu byo gusudira. Ku bantu mwaheranywe muvuga ngo se ni hano nasudiza, ni hano akuru umuntu nkorera inzugi, amadirishya, za portaye, buri kintu cyo cyose n'ibiraka byose arabikora. Mugane Suderi abafashe. Nomero ni iyi ngiyi ishaka kumuhibiraka cyangwa kumubwira ati hari inzugi nkugure byose aba bifite. Suderi yazigiye mu mugane abafashe kandi umukiriya amufata nk'umwana. Karame mo bebe nkunda cyane ubuzima bwanjye bwose dore ko n'utubya twanye tugukunda. Oya bizi urukundo rwo naruguhaye kandi nta n'ikintu ntuhatanaho nawe. Oya bizi ko umutima wanjye wose naruguhaye wachi baby we. what None ugeze kuri nyashi zawe. Indi tekereje ryanye kahita kahaguruka gatabi. Jesu Oya rese kandi nawe rero utangiye kuzana ibintu by'amafaranga itundwaza umutwe pe. Ubusanya kamafaranga uyu mwaka nanjye ntago ubona. Wamuceri wa rwose amafaranga yarabuze. Yesu Kako nyumvira ngo kagira Yesu mwe none se kandi ndagutaka ari nati igihumbi ngo uzagusohokane. Use bogisi ifite bamangaye nayo irashaje irimo ubuda n'umwanda. Oya nizi kugukunda ndabizi mwimbwira ngo ndagukunda gukunda urabizi ko ngukunda ariko winyaka amafaranga arava hese akonyumvira n'izina ry'Imana ngo umwibagirwe mu mutwe nasuko bebe ibyo bintu wabinkora koko ibyo bintu wabinkora uteze kandi ariko umaze baby halo ko nyaza kima kirangupye pe ubuse ko kuratanye umwaka amafaranga n'uyu mwaka dutanye nabukene ifitiye wanabyavaye koko akoja abakobwa nabo barambangwaza umutwe umwe iki gikobwa kibagiye ukuntu agikunda byagira kuri birabi uno byacyo sha ubuse ninde tuzonya gukora n'ibyabana koko kuko runkati oya nago guma kunkatira ngomba guhiga amafaranga ngagomba nkazamusohokana niyo gahunda oya nishaka niba ariko muri amafaranga ngomba kuyabona ziranyashi nago nazihomba oya ntabwo yababwe n'imiti ubukene bumeze nabi ngubukene bumeze nabi nta bimeze gusa ikintu salama nabonaga wajya ngo uri gusenga aya naga gusenga aho ubukene buranyishe mwana mani bayishe umuntu oya mani njye ubukene buranyishe ubukene njye buranyishe aya cyana kukwica kintu wala umeze nabi umuntu aba yakakaye hano umuntu shabyihorere ora hano umuntu abatangiye umwaka kumenya ko naguze ubukene cyari cyo ko mbona uri kusekera aya naguseka njye mani mba nanutse kuba wanutse se je byo birandagiye nago mba nago njyeyo nifitiye ubukene nagwa mbona ndi guseka none wari uri kumbwira ngo ndi gusenga umuntu asenga sinzi ngurizo duceri nkwere ubuce aya samwebwe muntu n'ibijimba bakuna njye abantu tutatangiranye umwaka kuri bonane ubundi wari uhari muri uyu mwaka ndabona ari isazi uzi ikiyoga cyakiri muri fone nakawe se oya iyo fone yo ni uriga ukayinyaka none se aya mari mbere zamani ugakina n'ubumani ubwo n'ubucu njye ubukene buranyiciye ikintu cyose naka kogofero nkajya oya nibyo byo kunkora mu mutwe mari akomana ubundi utagiye kuzana ubwo gindi undi muhamwa njye nago ndi guseka amani nanjye nago ndi guseka mba nasinze se byo nago nanjye ndi guseka utamenyera mu njye ubukene buranyisha ahubwo reka nkubwire mva nyine yemeza fone yawe uretse nkubwira kandi yemeza fone yanjye je utanzana ubucucu mani ko njye nago mba naje gukina nani mani yemeza fone yanjye nese telefone iri inama nari nkuzaniye iye nama se kandi mani urashaka inama nkugira haguruka tujye kwiba nimba byanga ngende iki kwiba kwiba n'ahantu heza twagiye n'ahantu hataba kamera
Nubyangu bireke. Tugende. Twagendeye ko twabuze aho kuba. Ubu ngiye gahunda nafashe. Hibura inzu y'umuturage nari ngiye gutobora. Nkasanga yubakishije amatafari meza cyane. Nahise mvuga ati ubu muswa turi buhure nawe. Yenda yatanira nkubita hasi. Yaba yambaye ipantaro ndahita nyikuramo. Umuntu waba wagiye. Ariko n'umuntu wamupfumuka mukuramo igifuma. Ubu sinzara nimba nyicenge. Bakwicara ubwo wize ubuganga. Ubwo se anyisha ubundi se arupfa kabiri. Mwana habwo wowe. Paguharu tugiye. Uyu bwo mura nawe nubyanga. Uhita ukarenga. Wasanga wambengeye nanamurashe cyane bakunda kwanika igishimbo wakira. Ubu iby'ibishyimbo ngiye ntabwo nateruye igishimbo. Umuntu nkanje umva kintu. Oya cyenda shaka. Umuntu murana we. Ni wanga inamanje usubira inyuma. Kandi na phone yawe ntayo nko. Nagutera icyuma aho kugira ngo phone cyo n'ubizane. Ni utema ko tujyana ntayo nko. Ubwo tugende naje. Tugende. Kuki waje ni mumure n'ibibazo. Umukobwa afite nyashe kunga ngo musohokane amafaranga yawe. None ndi kugera kwihantu niba nahabuze uzi ukunda bigenzane koko. Ibintu byo kwibanagiye mu nzu y'umuntu yaranyiciyemo. Ariko ubu none ngiye mfata umwanzuro. Mura n'abantu nibashabagisha ndabiyahuraho. Umuntu duhata amezi ibyo afite abinyima. Muha amabere ya nyina. Ziranyashe sinazi nkomba pe ziranyashe sha. Dore bya bitipe gwe. Twagiye. Tugende. Urabona ni muremure. Turamuhera. Ndafata amaguru hite ninura. Kubita hasi twagiye. Aya bafana yari ahubwo bira ni bacika. Cyame kibana ntacyo bandu. Bari ntago bakoraho we ndabisha ahubwo. Mumeze musanga. Aho baganye dufite cyawe Bikise kandi ndi gisambo mwana. Nimba ibyo se biture ntago biture amana. Siko mumfashe. Umva mwana. Mugabanye cyo bintu muri mu ndi gisambo mwana. Igisambo. Umva manje ndi gisambo. Umva ndaje mabisere. Mwana ndi gisambo. Oya wa ndi gisambo mwana. Tureba makine. Ariko se mwana niba nkana umuntu ari koko kweli. Basi mwamaye imyenda yanjye. Araruzwa umuntu ari mu mwana. Ariko akasakarenga niko komana yizi nejo. Ngo cyangwa nacyo ni igisambo. Ibyo se bitureba mani. Twigendera aya gicyambere uko tubonye morali wawe. Abatwiza umunsi wakiriwe kwa Karenzi. Awe ariko se ko ndi igisambo naba mujya muri igisambo. Ntabwo nahise ko ari igisambo cy'ibikindi. Basi se mwamaye agashati kanje koko. Uze koko kiracyana. Itumye njya kwiba. None ndebera n'imyenda barayitwaye n'agafone nagiraga. Ariko ziranyashe nazo zirinkozeho. Sa uyu mwaka nawo nuwibaza gusa. Yororororo binambunye umugongo. Zamwe ababyeyi bibikuyemo. Ayo we n'utubya twanjye we. Yororororo ayo we ndagera mu rugo se sha. Ayo we.